ese man mwaretse zo tukajya gutembera mu ishyamba tukaneba na cya giti bava ko kijya abantu shaka byari byo ariko ngo kiba kure cyane ku buryo se umuntu yamara amasaha 7 tutaragerayo ukumva ko ngiye nzamara amasaha 7 nararya kandi wumva tuzaba turi mu ishyamba apu ubwo tuzitwaze fata shana n'imigati sawa ubwo muzibuke n'urufunguzo imbere cyane sha sha noneho hano hantu ndagasa bisa akubundi nuva ngo twageze ngaho imagine noneho Daniel ari kuhakinira amafilime kandi ubundi waje mu buryo butari ubwa nyabwo ako Daniel ni iki ako kubera iki none se nge cyo giti nago nyaneye kukireba rakasha wowe icyo giti ahubwo ndabona ari wowe kiri buhereho kirya kirya se murafatanya kumurya cyanjye kare amakuru dufite ariko ayo na amasabye ngiye kanze mutabuke sha ako se man nago turagerayo ngo turye ngo tugerayo ntago twabirira hafangasha ibyo ngibyo nushaka kubyibagirwa ahubwo dukomeze mani ko numva nshonje mwaretse tukarya ubwo nyine jya kuzana urufunguzo ese ko numva shonje kandi urufunguzo ntabwo yibagiwe umuntu uvuga bwa mbere ko ashonje ngo turye ndahita mutuma urufunguzo kabisa mani ko numva nshonje mwaretse tukarya funguzo agafunguzo nakibagiwe ewe ni huta ajye kukazana sawa nyine nyaruka ujye ukazana nitujya guhaguruka mwambwiye ko urufunguzo muzaruzana wanatuvugiye ko wewe waruzanye none ngo nje kuruzana kandi ndenda gupfa ese mani ko numva ari kure ubu nzagerayo ihute turagutegereza mani mani ngira ikibazo ni murye naraza mubyibuke kandi aba banyagwa ndamutse ngiye ako mani ntago yatsinze mureke tubirye ubu wasanga yagiye akigumirayo zana tubirye sha zana tubirye ariko mwari mwabiteguye we boretse wowe nari nabitekereje kwenda mukangiye mwari kubijya sha urufunguzo zanye ruri hehe ngende mu bijya sha sirwavunye ko mutari buryo naraza ngaho nyumvi ubu si gihe cyose wagendeye ntago wari waje wagendeye ntago urashikayo oya wapima mwari kuburya sha ntago nabyemera